Twongeye kubaha ikaze abakunzi bacu aho muherereye hose. Iyi ni Hozana TV, tubahaye ikaze akanya nk'aka ngaka. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, umukobwa mwiza cyane mubona hano. Reka tumusabe atwibwire uko yitwa. Nitwa Mukantabana Keri, ibindi Imana iduhana umugisha. Keri, urakoze. Amakuru yawe? Amakuru ni meza, biragenda. Urakomeye. Keri, twishimiye kubana nawe, turakwakiriye kuri Hozana TV. Tubwire mu busanzwe, mu buzima busanzwe, n'icyo ukora, ubarizwa hehe, tubwire muri make. Murakoze. Mu buzima busanzwe ndi umunyeshuri, niga muri kaminuza UTB. Ikindi ndi umuririmbyi. Murakoze. UTB wiga ibijyanye n'iki? Niga hospitality management. Ndumva uzaba umuntu ukomeye, uzubaka amahoteli, uzajya ukora management. Ndumva ufite imbere heza hazaza, sibyo? muri gahunda. Ntabwo mbifite muri gahunda cyane, ariko bike muri byo ndabitegura ahazaza. Batubwiye yuko uri umuririmbyi, uririmba izihe ndirimbo? Uririmba izisanzwe, uririmba izo kuramya no guhimbaza Imana? Tubwire uririmba izihe? Ndirimba gospel music mu itorero ryacu. Ntabwo ndirimba secular, ndirimba gospel, utanga ubutumwa bwiza. Murakoze. Gospel birumvikana, indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Hanyuma Keri, tubwire ubona gute wowe ukurikije uko ubibona muri iki gihe ku bantu baririmba indirimbo za gospel zijyanye no kuramya no guhimbaza Imana? Wowe ubibona gute ku rwawe ruhande? Icyo navuga, muri iki gihe bimaze kuzamuka, ntabwo bikimeze wenda nka kera, kuko kera bwo byari bigoye. Ntabwo mvuze ko batakoraga, ariko barakoraga. N'ubu ngubu baracyakora, kandi ndabashimira bimwe wese ukora umurimo wo kuramya no guhimbaza, vraiment bikora neza. Imana ibahe umugisha. Mu Rwanda haba hari umuririmbyi ukunda ibihangano bye ku buryo wumva akubereye icyitegererezo cyangwa role model? Nkunda Gaby Kamanzi. Okay, ukunda Gaby Kamanzi. Ahari ubarakumva. Na igihe azabona iki kiganiro akakubona kuri Hozana TV, azagutera iteka, kandi birashoboka yuko mwahura mugakorana indirimbo, mugakomeza gufasha imitima y'abakunzi banyu babakurikirana. Keri, uteganya kujya muri studio? Hari indirimbo ushobora kuba waranditse mu bihangano byawe? Niba hari ibihari, ni gahunda ki ufite? Bimeze bite? Hari izo nanditse. Ntabwo mbiteganya kujya muri studio, ariko bikorera mu itorero. Umurimo wanjye wo kuramya no guhimbaza kenshi nkunda kuwukorera mu itorero, ariko mbonye ubushobozi nabikora. Okay, abantu bumva bagutera inkunga cyangwa se baguha ibitekerezo bashobora kunyura kuri nimero yacu iri hano kuri link, bakakuba batugeraho tukabahuza. Ni byiza cyane, kandi n'Imana izakomeza kugufasha. Hanyuma ushobora kuduha kapera mu ndirimbo ziri kugufasha muri iyi minsi, cyangwa se indirimbo uzi ukunda, kugira ngo turusheho kumva ijwi ryawe uko rimeze. Murakoze. Niguse tena, niguse tena, ninaomba Baba uniguse tena, niguse tena, niguse tena, ninaomba Baba uniguse tena, ninaomba Baba uniguse tena, uniguse.
murakoze. byari bitangiye kuba byiza no kuturyohera, utwikishije amatsiko, waduhaye akandi karirimbo tugakomeza kuryoherwa. Reka ndirimba ino ndirimbo, ndayikunda kandi nkunda umuntu wayanditse vraiment. Ni indirimbo ya Mbonyi yitwa nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mare mu mutima w'ibisasa ndabakunda. Ngaho mugende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire base barebe dufite Imana itagihinduka. Yadusanze twigaragura, ifata idukuraho, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Amen. Ni byiza cyane. Imana ni nziza kuko yatugabiye ubugingo. Turagushimiye Keri kuba utuganirije kandi ukaba uturirimbiye. Imana ishimwe ku bw'ibyo kandi ikomeza kugufasha. Hanyuma Keri, niki wagira inama ku rubyiruko rw'iki gihe? Inama wabagezaho ni iyihe? Yanjye inama natanga ku rubyiruko, cya mbere tube maso, kuko ni ibintu byinshi bigenda bidushaka biduhiga, ariko tube maso. Ikindi navuga, tugerageze twihishe mu Mana, kuko nta handi hari ubugingo atari mu Mana. Kuko nkunda kubibona, Dawidi niwe wabivuze ngo kuba hanze iminsi 1000, kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe bindutira iminsi 1000 hanze. So rero ikintu nababwira ati tugume mu Mana, dukunde Imana, kuko hano hanze hari ibintu byinshi byadutandukanya n'umwuka w'Imana. Ndumva ariyo nama nabagira. Murakoze. Ibiri hanze ushaka kuvuga ni ibiki byatandukanya abantu n'Imana? Hari ibintu byinshi vraiment, ni byinshi dukururwa nabyo, tukabona twumva nyine turabishatse cyangwa turabikunze, ariko ikintu navuga, mu Mana harimo byose, muri Yesu nta gihombo. Ndumva aricyo kintu nababwira. None Keri, ushatse kuvuga ko hanze hano niba hari imyenda myiza igihe uyishaka yagukura ku Mana, cyangwa se hari resitora iteka neza igihe wumva ushaka kurya ibiryo bimeze neza byakura umuntu ku Mana? Wabwiye neza abadukurikiye bakamenya icyo ushaka kubabwira, bakumva inama yawe neza. Tubwire bimeze bite? Icyo ndi kuvuga njyewe, abenshi turabizi, hari ibintu byinshi sinzi ukuntu nabisobanura, gusa birahari pe, birahari, natwe turabizi, tureke kwijijisha. Ushatse kuvuga ibintu byagusha abantu mu byaha, mu bishuko, cyangwa ibintu byadukurura bigadutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Uravuga nk'urubyiruko ko rushobora gushukwa n'ibiyobyabwenge, ibintu nk'ibyo ngibyo? Yaba ibiyobyabwenge, yaba ubusambanyi, yaba ni ibintu byinshi, ariko ndumva njye ikintu navuga, muri Yesu ko harimo byose, nta gihombo. Uratubwira icyifuzo ufite mu buzima bwawe busanzwe ndetse no mu buryo bujyanye no gukorera Imana mu minsi iri imbere. Uratubwira ibyo uteganya? Icyifuzo cyanjye ngewe mu minsi iri imbere, ntabwo nsobanukiwe neza ikibazo. Hari icyifuzo cyo mu buzima bwanjye, mu buryo bwo kuramya Imana. Uratubwira icyifuzo ufite mu buzima bwawe busanzwe ndetse no mu buryo bujyanye no gukorera Imana mu minsi iri imbere. Uratubwira ibyo uteganya? Yanjye icyifuzo cyanjye mu buzima busanzwe, muri iyi minsi nsigaye nkunda abana cyane. Icyifuzo cyanjye
muri iyi minsi mfite kandi ndi no gutegura no kuzashaka kuzashakwa uritegura gushinga urugo, nkashinga urugo kubera nsigaye nkunda ababebe noneho nkabyara noneho hano hanze ikintu nifuza hari poroje nari maranye iminsi ndi gutegura, Imana nifasha bigacamo nzayishima. uri gutegura poroje, ni ukuvuga ko ushaka gukora bizinesi? Ni uburyo bwa bizinesi ariko bwo kwambuka igihugu. Kwambuka igihugu, kwambuka umupaka hanze y'imbibi. ni ukuvuga urashaka gukora poroje yambukiranya imipaka y'igihugu cy'u Rwanda, ni ukuvuga urashaka gukora bizinesi mpuzamahanga. Hanyuma wamaze kubona umukunzi cyangwa byose uri kubiteganya mu cyifuzo urimo gusengera? umukunzi ndamufite. Ni byiza cyane. Hanyuma abadukurikiye ubwo wumva atari we yihangane. Keri, turagushimiye kuba wabanye natwe tukaganira, tugushimiye kandi kuba wafashe umwanya wawe ukaza ugasura Hozana TV. N'abadukurikiye mwese turabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose. Yego murakoze, namwe Imana ibahe umugisha. Turabashimiye. Iyi ni Hozana TV. Shalom shalom.